Wari umukino wagifite hagati y'ikipe ya Rayon Sports n'ikipe ya Police FC kuri Kigali Pele Stadium ku isa moya n'iminota mike cyane irenzeho nibwo umukino wari utangiye. Ku mpande zombi Rayon Sports yamanutse yambaye imyenda y'ubururu, hanyuma Police FC manuka yambaye ikivuguto amata inshyushyu. Ni match ku mpande zombi babanaga ko hari hariho akantu ko guhatana cyangwa se akantu ka competence kabisa. Nimwe muri match zari iziryoshye cyane. Hanyuma rero murakonza kwenda mureba ibyo bihe by'ingenzi byaranze uyu mukino, mureba ibitego bigiye bitandukanye byagiye bitsindwa, ubundi mutwemere natwe tubakubite statistique bimwe mu byo mutabonye kuri uyu mukino, tubahereze imibare igiye itandukanye by'umwihariko kuri iyi match. Nitwa Twishime Gilbert, banze rero barakoze subscribe ahangaha niba utarayikora nicyo gene nako kanya rwose terekaho kugira ngo tuye twibana mu biganiro bigiye bitandukanye byose tugutegurira hanga tukanakugezaho. Subscribe rwose na akantu gato ntabwo bigoye terekaho, hanyuma maze gushyiraho subscribe ukora kuri like igitekerezo cyawe rwose nacyo tuba tugihaye ikaze. Rayon Sports y'umutoza Robertinho kuri uyu mugoroba yari amanutse mu izamu harimo Kadime Ndiaye, mu mutima wa defense harimo uwitwa Yusufu Dianye, nubwo tuvuga Yusu akenshi ariko burya yitwa Yusufu Dianye, yafatanyaga n'uwitwa Kabange bitewe nuko uwitwa Omar Nyinge yagize ikibazo cyo kurwara malaria. Burya na match ya Bugesera yateye ahite afite ikibazo, bari bamuhaye akanya ngo abanze arekipera ruhuke championnat izagaruke ameze neza cyane. Hanyuma kuri kabiri hacagaho Serumogo ari Omar, kuri gatatu hacagaho Bugingo Hakimu uko bisanzwe, kuri gatandatu hari Kanamugire Roger. Uyu Roger imbere hari abasore babiri Richard ndetse na Adama Bagayogo, hanyuma Sori na Ishimwe Fisto. Hanyuma Adama Bagayogo yacaga ku ruhande rumwe, urundi rucaho Azizi Basane kuranya, hanyuma uitwa Folinganye niwe watahaga izamu ry'ikipe ya Rayon. Nkuko mwagiye mubibona rero ikipe ya Police niyo yaje gufungura amazamu, niyo yabonye igitego cya mbere ku ishoti rikomeye cyane ryatewe n'umusore w'umunya Nigeria bita Peter Agblevol. Habaho timing itarenza cyane ku musore witwa Kabange kabisa, igitego Peter abakidutsindanye gutyo kiba kirinje. Hanyuma umunyezamu Kadime Ndiaye nawe bigaragara ko ari umupira waje umutunguye mu by'ukuri, ntabwo yabashe gukora kupangurura mu by'ukuri. Igitego cya mbere cy'ikipe ya Police kiba kiranyoye muri ubwo buryo. Hanyuma rero kikijyamo ntabwo ekipe ya Rayon Sports yacitse intege, twakomeje turahatana kuko Robertinho akenshi yagiye akubwira ngo mba nshaka ko ikipe itsindwa ikine iturutse inyuma, akenshi nicyo cyifuzo cye. Ntabwo dushaka Rayon Sports itsindwa igitego ivuge ngo kama mbaya ngo birarangiye, ngo birarangiye. Ashaka ikipe ikina igatsindwa ikagira icyo twita intambara, ikarwana igakora fight, igakora ikomba paka yishyuye ndetse ikabona n'igitego cy'insinzi. Uyu mukino wose muri rusange ugiye kureba ikipe ya Police n'ikipe yaje mu by'ukuri yinyaye mu isunzu, ifitemo n'abanyamahanga benshi. Ni ikipe yaje ifite abakinnyi benshi. Rayon Sports yari ifite absence nyinshi, yari ifite abakinnyi benshi babura kuri iyi match, nubwo bwose n'ikipe ya Police hari abo ifite badahari. Ariko ugiye kureba kuri Rayon Sports muri infirmerie harimo abakinnyi benshi, harimo abo ba Omar Nyinge, harimo abo ba Aruna Musama Jariwa, abo bose ntabahari. Harimo abo ba Niyonzima Olivier Sef ntabwo yari yagaruka. Izo ni zimwe muri elements zitandukanye Rayon Sports yaburaga, ukagenda ugashyiraho abari muri equipe nationale. Nubwo na Police nyine hari element yaburaga, ariko ugiye kureba Police yo n'ubundi equipe yamanutse kuri uyu mugoroba ni ya equipe n'ubundi ibanzamo. Hanyuma rero yari match ifunguye, abantu bari kuri KPS kabisa muri uyu mugoroba baryohe ku mpande zombi. Ariko Rayon Sports yongeye kwerekana ko mu by'ukuri ari ikipe idakina ku makipe mato cyane. Nubwo yabanjwe igitego, nubwo twabanjwe igitego cyangwa se uyu munsi tukaza kwinjizwa igitego, ndetse ikipe ya Police kayenda igerageza n'uburyo bwinshi bugiye butandukanye, ariko igiye ugafata total attempts shota kwabayeho, kurata ibitego kwabayeho ku mpande zombi. Navuga ko ekipe ya Rayon Sports niyo iri imbere.
niyo iri imbere kabisa, niyo yarase byinshi, niyo yakreye uburyo bwinshi, niyo yakoze ama interception menshi, niyo yakoze ama dribble menshi, niyo yagize man of the match, niyo yarifite abakinnyi bari hejuru bagaragaza ikinyuranyo. Nk'ubu nko kuri Police tugiye gutanga amanota ku ma equipe yose cyangwa tugiye gukora equipe imwe, biragoye ko uretse nka Peter Agblevour wabonye chance imwe akadutera igitego, ntabwo ngiye kugaragara mu by'ukuri. Equipe ya Rayon Sport n'ubundi niyo yakomeje, twavuga ko yakomeje yidagadurana umupira mu by'ukuri. Hanyuma rero ku mutoza Robertinho iyi yayise match ya kabiri mu Rwanda, cyangwa se yayise match yakwita iya kabiri y'ikipe ya kabiri mu Rwanda, kuko ngo abona nyuma y'ikipe ya APR ikipe yindi twakwita ko ikomeye ari iyi kipe ya Police, avuze ko ari match ya kabiri. Hanyuma igitego cya Rayon Sport cyaje gutsindwa n'uwitwa Azizi Basane kuranya n'igitego muri kubona cyane, kimwe mu bitego by'abanyaburayi, ni kimwe mu bitego by'iburayi, ntago ari bitego dusanzwe tubona hangaha ku mugabane wa Afrika kabisa. Fata baro azamuka, yari yavuye ku ruhande rwe tayari, tereka mu kaguru k'imoso, ahita depoza umunyezamu ikipe ya Police yitwa Onesime, ntabwo yamenye umupira uko wagiye ukubita poto uraza urinjira. Hashize akanya gato cyane bafashe uwitwa Foringanye wabagoye cyane, mukanya tugiye kugaruka gutanga amanota, turebe uko abakinnyi bagiye bitwara, bamutereka hasi mu rubuga rw'amahina. Uyu mwata akagaragaza ko azatanga akazi byanze bikunze. Hanyuma penalty ifatwa n'uwitwa Ishimwe Fisto, arayikavinga neza, umunyezamu arayikurikira, iragenda ikubita poto ivamo. Uburyo bundi Rayon Sport yakabonyemo igitego buba bubuze. Police yakoze impinduka, igira abakinnyi bamwe ikuramo, igira n'abandi ishyiramo. Dutekereza ko wenda game igiye guhinduka, ariko n'ubundi Rayon Sport yakomeje kuba hejuru, yakomeje kurusha ikipe ya Police muri iyo minota. Hari hafi nko mu minota 75 gutyo kabisa, aho hose ikipe ya Rayon Sport yari ikiri hejuru, yari ikirusha ikipe ya Police. Uri kugenda ubona ama individu kugeza wongeye iminota 3, ugenda ubona ama individuel y'ikipe ya Rayon Sport, ubona ba Azizi Basane kuranya bafata ikipe ya Police bakayirukansa. Ubona umwitwa Faringanya acenga afite sense de bi, afite umupira ku kaguru, ntago ari bya bindi bivuga ngo barutayizama kenshi ngo icyo baba bazi ngo ni izamu gusa ngo ntibakina. Foringanya arakina, arafata agapira akakarobagiza fresh, akagakura muri direction imwe akakajyana mu yindi direction. Wabonaga ko ari ibintu byiza cyane mu by'ukuri. Abarimo ba Rishari bakanobagiza, abarimo ba Adama Bagayogo bakanobagiza mu by'ukuri, hagati mu kibuga kana mugerojengeye kwerekana ko hari akazi yakora, koza ama interception menshi cyane. Ishimwe Fisto nubwo yarase penalty bwose, ariko twavuga ko ari umwe mu bakinnyi bitwaye neza cyane kuri iyi match, wagaragaje ikinyuranyo cyangwa se wagaragaje ko hari icyo ashoboye. Ibwo rero hagiye habaho kugenda haratwa ibindi bitego bigiye bitandukanye, murakomeza kwenda mubona mu mashusho, haba ku ruhande rw'ikipe ya Police, ariko Rayon Sport yo byagiye bibakarusho. Match hafi yo kwidrawing, match rwose hafi yo kwidrawing. Abafana bari baje bakubise ku bwinshi. Kigali Perestadium rwose muri kiriya gice cya bitatu cy'ibihumbi 3. Dushimira abafana bakunze b'ikipe ya Rayon Sport rwose, bafite ukuntu bakunda ekipe yabo. Izi kipe zombi byarangiye nyine zinaniranye, ariko navuga ngo kuri Lion yo tutaza kurata ira penalty, ira peno rwose kuri Ishimwe Fisto, waje no kuvamo agasimburwa na Junior Prince Elenga Kanga, yiza kujyamo. Ntekereza ko uyu munsi twakagombye kuba tuvuga ibindi, ariko nta shiti kunganya na Police. Tubura abakinnyi nka bariya ba Ombolenga, tubura ba Keve, ntabwo ari bibi cyane. Tubura abakinnyi bagiye batandukanye hagati mu kibuga, ntabwo ari bibi. Muri defense tubura mu defenseri wa mbere Omar Nyinge, ntabwo ari bibi mu by'ukuri. Hagati mu kibuga babura, ntabwo ari bibi kunganya n'ikipe ya Police. Kandi navuga ko ugiye kura kuri ball position cyangwa se ball possession, uburyo bwo gutindana umupira, navuga ko ekipe ya Rayon Sport kuri uyu mugoroba yari iri hejuru cyane, ariko ikipe ya Police FC, uretse ko nyine n'ikipe ya Police nk'ikipe nkuru naho yanyuzagamo igakina, ariko namwe muragenda mubira mu mashusho murebe uburyo bwagiye buratwa. Iyi minota 90 rero yaje kuzura,
ama ekipe yombi anganyije igitego kimwe kuri kimwe. Igitego cya Peter Agblevo ku ikipe ya Police n'igitego cya Azizi Basane Kuranya nibyo byatandukanije izi mpande zombi. Byose ni ibitego by'abakinnyi b'abanyamahanga, umwe n'umunya Nigeria undi n'umunya Cameroon. Ubwo Peter Agblevo ku ikipe ya Police n'umunya Nigeria, hanyuma Azizi Basane Kuranya ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport ni umunya Cameroon. Bivuze ko nta munyarwanda muri iyi match waje kubasha kubona izamu. Hanyuma rero tugiye gutanga amanota ku bakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport, tukajya tureba uko bitwaye, cyane ko ndabizi ko abenshi muri mwe mwabashije kugira amahirwe yo gukurikirana uyu mukino, mwabashije kubona uko mukurikirana ku ma TV agiye atandukanye yabashije kubona uburenganzira bwo kuwerekana. Turahera mu izamu. Kadime Ndiaye tumuha amanota ngahe mumbwire? Mumbwire kabisa, mumbwire tumuha amanota ngahe? Ishoti rimwe bamuteye ryagiyemo, ishoti rya mbere Peter Agblevo yamuteye ryagiyemo, ariko nawe hari indi mipira nk'ibiri cyangwa itatu yakuyemo, hari indi mipira nk'itatu yakuyemo ibiri gutyo ikomeye yagombaga guteza danje imbere y'izamu. Niyo mpamvu ndi kumva Kadime Ndiaye bitewe nuko atabashe gukipinga clean sheet muri uyu mugoroba, tumuhereze inota rimwe se hoya. Tumuha amanota 6 n'igice, tumuha amanota 6 n'igice. Kadime Ndiaye tugaye amanota 6 n'igice. 6 n'igice. Namwe mumbwire niba ari menshi cyangwa ari make. Uretse kira igitego yatsinzwe, ishoti ryamutunguye, nta yandi makosa mu by'ukuri twashinja Kadime Ndiaye. Hanyuma imbere ye turahasanga uwo bita Youssou Diagne na Kabange. Iyi defense Youssou Diagne n'umwe mu defenseri b'abahanga, nawe bigaragara ko ari umudefenseri ukoresha icyo twita akil, ukoresha ubwenge, ukoresha akili ya match, akora timing neza cyane. Igitego cya mbere twatsinzwe cya shoti ryatuwe n'uyu mutaramu witwa Peter bariteranye witwa Kabange, byongera kuba nk'igitego nanone Mukura yadutsinze nanone Youssou Diagne. Icyo gihe Inyanza yari yakinanye na Kabange, nanone igitego bakidukubita kabisa kije giturutse kuri Kabange. Niyo munsi nuko byagenze. Youssou Diagne munyemerere muha amanota 7 nubwo twinjijwe igitego, ariko nawe yatweretse ko ashobora kuba minister wa defense, ashobora kuyobora defense akayobora neza cyane, igatanga igahumeka, arakora ama interception, arakuraho imipira arakiriyaringa, ibintu byari byiza cyane. Uretse nyine kiriya gitego twinjijwe, kandi igitego ni nk'urupfu burya, isaha ku isaha cyaza ntago wakina n'ikipe utinjizwa. Reka tumuhereza amanota 7, bamwita Youssou Diagne. Hanyuma Kabange turaguha amanota 6 nawe, ntago byari bibi cyane. Igitego nibyo wagitsinzwe, ariko nawe wakoze andi engagement meza mu by'ukuri, turaguha amanota yawe 6. Bugingo Hakim kuri 3 na Serumogo kuri 2, bombi baranganye, turabaha amanota 6. Turabaha amanota 6 bombi, kuko ibijyanye no kugarira bagerageje, uretse ko nanone ibijyanye no gutaha izamu ntago bari beza cyane. Nyine urabona ko nko kuri Serumogo haracyaburamo akantu k'ubusharp, kwa kuntu yafataga barakirukanka cyane, akiri muri Kiyovu no mu Mavubi byaragabanutse. Uracyakeneye kongera imbaraga, uracyakeneye kongera kuzamura kariba, cyangwa se sinzi niba ari imyaka yagufashe ukaba utakigenda, ariko uracyakeneye kuzamura. Niyo mpamvu nguhaye amanota 6 kuri iyi match. Wari kapiteni ariko nguhaye 6. Namwe mwakurikiranye match mutubwire, cyangwa se muri no kugenda mureba ayo mashusho y'ingenzi. Hanyuma turaza gusanga hagati witwa Kanamugire Roger, turamuha amanota 7. Yagerageje kwihagarara, none yitwaye neza cyane nk'umugabo, yasigaye neza cyane ku rugo. Yarindishijwe na Niyonzima Olivier Sefu wari uri kuri bench,
urwo yarindishijwe na Aruna Musa Majaliwa mu by'ukuri yagerageje kuruhagararaho neza. Munyemerere uyu mutara tumuhereze amanota ye 7. Hanyuma imbere turahasanga Richard, turamukubita amanota 7, nawe yitwaye neza cyane, yatanze imipira myinshi, ekipi irakina arayikinisha, kipi irakina aratanga akabaro hagati mu kibuga rwose bagafontromesha kipe ya polisi kawushaka ikawubura akabaho bakagira ngo aheze muri Bermuda Triangle. Ya Bermuda Triangle ikipe ya Real Madrid, kipe ya Rayon Sport rwose niyo yariri gukoresha hagati yifashishwemo na Richard. Kubita amanota 7. Hanyuma Ishimwe Fisto nubwo yarase penalty ariko yakinnye neza, ariko akantu ko kurata penalty karatuma tuguhereza amanota yawe 6 rwose. Wihangane, akantu ko kurata penalty buri uyu munsi iyi match twagombye kuba tuyicyuye twemye, tukaba dukubise n'ikipe ya polisi tukayereka ko ubwo yari yatugiriye butari ubw'ubusa, ariko nyine ntago byakunze akijyamo, ntago byakunze ko ijyamo. Ubwo ngubwo reka tumuha amanota 6 Ishimwe Fisto. Hanyuma rero ku ruhande rumwe hari Azizi Basane Kuranya waje gutsinda igitego, turamahoreza amanota 9 n'igice. Azizi Basane Kuranya uretse ibyo kuvuga gusa ngo yatsinze igitego, ariko yagize na match nziza pe, yagize match nziza iryoshye exceptional. Acenze ikipe ya polisi, yacenze ikipe ya polisi, bamwita Azizi Basane Kuranya. Yongeye kwerekana ko ari Ojera Pro Max, ni Ojera Pro Max, nta nubwo ari Ojera usanzwe, ni Ojera Pro Max, ni version nshya. Arirukankana abasore b'ikipe ya polisi, araryamisha arakumbagaza, yatsinze igitego. Tumuhaye amanota 9 n'igice kuri Azizi Basane Kuranya. Uwakurikiye match rwose cyangwa ukurikije amashuri kugenda ubona, niba muhaye menshi rwose wemerewe kujya muri comment ukanyomoza ukavuga ati Azizi Basane mumuhaye imbwa y'amanota menshi atarakwiriye. Ariko rwose ku rwanjye ruhande ku cyanjye giti Azizi Basane Kuranya, Azizi Basane Kuranya aya manota arayakwiriye, amanota 9 n'igice. Ni nawe man of the match deja, ubihakana atubwire, ni nawe man of the match, niwe mugabo w'umukino Azizi Basane Kuranya. Mubi cyane Azizi Basane Kuranya. Yes. Hanyuma urundi rande rwari Adama Bagayogo. Adama Bagayogo turamukubita amanota angahe? Turamukubita amanota ye 7. Nawe aracyafitemo kakantu ko kumva ko twamukunze turi benshi turi abareyo, arafata baro ntayirekure ntayitange, ako naka erere Adama Bagayogo ukwiye gukosora. Uratindana umupira ugashota uri kure, kandi twese amakipe yamaze kukwiga, amaze kukumenya, yamaze kumenya umuvuno wawe, yose arabizi ko iyo ufashe baro urashota, ukeneye kujya ufata baro ukiyerura amaso ugatanga baro, kandi ukayitanga utakererewe cyangwa ukayitanga utameze nk'uri kwikiza. Reka tuguha amanota 7, ariko indi nshuro rwose ako kantu Bagayogo ukeneye kuzagakosora. Hanyuma urundi ruhande rwari ruriho uwitwa Foringanye kuri atake kabisa. Foringanye ni umwataka, uyu ni Pro Max, nubwo atatsinze ariko yatesheje uburyo, yatesheje umutwe ekipe ya polisi ku buryo bugaragara. Reka tumukubita amanota ye meza cyane, ameze neza cyane, tumukubite amanota ye 7 kabisa, nka rutayizamu wacenze akaryamisha ikipe ya polisi bakamukoreraho penalty ntayitere, igaterwa na Fisto Ebwan. Reka tumuhe amanota yose, tumukubita amanota 7. Se ubu tumuhe 8, Foringanye kubita amanota 8 hariya, barayagusabiye kabisa, abakurikiye match barayagusabiye. Ubwo rero ngayo nguko abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport uko bitwaye kuri iyi match birangiye tunganyije. Muri weekend iza hazaba harimo shampiyona, aho tuzakomeza tuzakina n'ikipe ya Kiyovu Sport,
tuzaba twakiriye Kiyovu ubwo match ya Etincelle nayo yabaye ikirarane. Hanyuma mbabwire ko match ya APR tugomba kuzayikina tariki 7 z'ukwezi kwa 12 mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 rwose nibwo tuzakina Rwanda Derby kuri Stade Amahoro, niho iyi match izabera. Byose twamaze kuba tubimenya, nayo ni breaking news muri iki kiganiro. Byari ibihe by'ingenzi byaranze umukino w'ikipe ya Rayon Sport ndetse na Police, yari match amicale. Banzu rero wakoze subscribe ahanga ni utarayikora uterekeho, na ahangaha duhiniye. Hanyuma ariko ubanza urebe ni warakoze subscribe ahangaha, uba utarakora subscribe rwose banange uba waduhemukiye. Duhereza akantu k'agasabu, nta kantu toto, nta kantu toto kabisa, nta kantu toto. Agasubscribe nta kantu toto, terekaho like, share, igitekerezo cyawe, tubwire amanota dutanze niba ari make cyangwa niba ari menshi tuyongere rwose ntacyo bitwaye. Ubwo rero reka duhinira twe kubatwara n'umwanya urenze uyu muri rusange. Uko niko abakinnyi bitwaye, niko Rayon Sport yitwaye, niko Polisi yitwaye. Icyo utumvise ubwo ngubwo nyine nta gihari, icyo utumvise nta cyabaye. Ciao ciao, naho mu bindi biganiro.